ebana impanuka icyo nkoze ndayirokotse naringiye mwana ni kwa kundi Imana ibifiteho abantu umugambi kabisa naringiye n'ukuri kw'Imana nje maze nk'iminota nk'ibiri naguye igihumure imodoka nta nubwo nzi ukuntu yageze ahangaha yafatira ingonze bayijyanye baragukoresha ushaka umwana dore umurejande tugonganye we ayisaba muri brodire ariko kubw'amahirwe nta muntu upfuye n'umwe ariko ebana ngenguye igihumure naringagaye. ni inkuru mbi, ni inkuru itugeza aka kanya, ni inkuru y'uwo bita Mwitende Abdulkarim wamamaye ku mazina ya Buri Kantu, ukorana bya hafi n'umusore bita Buri Nguni. Abangaba rero bakaba basanzwe basetsa nyine ari abakomediye. Rero aka kanya umusore bita Mwitende Abdulkarim cyangwa se Buri Kantu akoze impanuka y'imodoka ubwo yaratwaye imodoka ye maze akagongana n'indi modoka bari hariya i Kigali mu gace bita Niboyi, ndakeka murahazi, abazi hariya Kicukiro Sonatube ukata kuriya uji Kanombe umuhanda murawuzi. Ni impanuka rero ubona ko yari impanuka iri seriye aho imodoka ye yangiritse cyane, ariko kubw'amahirwe twagize rwose nuko dusanze umusore wacu bita Buri Kantu ameze neza cyane, ameze neza rwose, ubona ko nta n'igisebe na kimwe cyangwa se nta n'agakomere na kamwe kaje ku mubiri we. Muri make ni ibyo gushima Imana. Uyu mwanya rero ni umwanya wo kugira ngo dushime Imana kuba umusore wacu udususurutsa buri munsi arokotse iyi mpanuka. Yari kuhaburira ubuzima, tukaba turi kuvuga indi nkuru, ariko kuba Imana yahabaye, Imana iracyamutije ubuzima kugira ngo akomeze atugezeho ibihangano bye umunsi kundi ndetse gatanu kuri gatanu. Uyu musore ni umusore umaze iminsi, navuga ko uyu mwaka wamubereye umwaka w'ibigeragezo gusa. Aho umusore murabizi ko mu minsi yashize yafunzwe na polisi ubwo yakekwaga icyaha cyo gufungiranya abakobwa maze yarangiza akabahohotera. Ibyo nabyo byaravuzwe, murabizi cyane uburyo yatigishije imihanda bitewe nuko byaje kugaragara ko ari kurenganywa. Muri make icyaha kitamuhama, ahubwo ari abakobwa bashatse kumurya amafaranga. Hanyuma none n'ubu ngubu akoze impanuka rwose, akoze impanuka navuga ko ari impanuka itunguranye. Urumva ko wenyine we ubwe ntabwo yateganyaga ko haba ibi bintu, ariko nkakomeza nkibaza nti kubera iki abantu beza aribo bahura n'ibibazo cyane. Ubundi uyu musore bita Buri Kantu abamuzi neza, ni umusore ugira umutima mwiza pe, ni umusore ugira umutima mwiza, kubera ko iyo ugiye kureba ibintu ubuzima bwe bwa buri munsi ubona ari umusore ukunda gufasha abantu rwose, ahaciye agafasha. Muri minsi rero amaze no kwiteza imbere, aho yashinze iyo bita Buri Kantu Arts, aho acuruza ibintu bijyanye n'intebe n'ibitanda n'ibindi bigiye bitandukanye bimuteza imbere. Umusore wavuye kure nk'uyu nguyu rero kuba akomeje guhura n'ibibazo nk'ibi ngibi bimukoma mu nkokora. Muri make ntiyinjoyinge bya bintu atangiye kugeraho. Urumva ni ikibazo. Murabizi ko uyu musore bita Buri Kantu we n'uriya bakorana bita Buri Nguni ni abasore ba kera batangiye kuza muri ibi bintu kera cyane, bakorera kuri channel yitwaga Jomo Comedy. Uwo Jomo rero niba mutabizi, Jomo ni buri cyana umwe waje ejo bundi ari kuvuga ngo ashaka channel yabo. Hanyuma uriya
uriya buri nguni nawe yitwaga Hypo, uyu buri kantu w'izina rye yitwaga ntago ryibuka neza, ariko nawe bakoranaga muri team, bakora ibintu nyine bisekeje basetsa bisanzwe ariko bya kera, mu gihe cy'abanyagiso nyine no bakiza n'abangaba barakoraga. Urumva umuntu nk'uwo nguwo wastrugglinze ni ikindi kindi rwose kuba atari kwinjoyinga neza ngo yumve basi uburyohe bw'igihe kirekire, agenda ahura n'utubazo twa hato na hato. Ubu ngubu noneho byari bibaye bibi cyane, byari bibaye bibi ku rwego rwo hejuru kubera ko yarahasize ubuzima. Iyo ubonye ukuntu ari kwitambukira rero ubona ko ari umuntu urokotse koko, atambuka n'ibyishimo byinshi, ajya kureba ese imodoka bagonganye yo bimeze bite, imodoka asanga nyine yo yahise ijya hasi kuriya. Urumva ibyo kuriha byo ntago ari ibintu bya danje. Ubundi ikintu cya mbere baravuga ngo ikintu cya mbere ni ubuzima. Iyo ufite ubuzima bumeze neza buri ibintu byose biba biri kugenda neza. Nka hano aramutse ahuye n'ikibazo wenda kiratuma ajya kwa muganga, bundi nibwo bwari ikindi kibazo, ariko kuba ameze neza abo yagonze bakaba nta kibazo bafite, bikaba ari ibintu by'amafaranga gusa. Wenda tuvuge ko ahombye cyane, hano arahombye kubera ko imodoka ye irahangirikiye rwose, kandi buriya imodoka ni amafaranga menshi cyane abatakaye, abatakifuza ko nyine abura gutyo gusa. Ariko niko Imana yabishimye, niko Imana yabishatse. Dukomeza dushimira Imana kuba uyu musore akiri muzima. Naho njyewe rero mwari muri kumwe, ninjye bita Ibel, ninjyewe wishura ibyahishwe. Naho iyi channel yitwa Mega TV Rwanda. Iyi channel rero niyo usangaho ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru agezweho yose nahangaho yasanga, kubera ko inkuru yose igezweho nta hantu yisanga usibye ahangaha. Dore nk'iyi nkuru tuyibonye haciyeho igihe kitageze no mu minota 30 yari yamaze kukugeraho, kandi mbese muri make yihuse, ataravuga ngo ni ibintu ngo bizaze ejo. Oya, igihe inkuru isohokeye nicyo gihe tuyikugerezaho. Nkwibutsa ko gukanda subscribe ari byiza kuri wowe, bikaba byiza kuri twese, kugira ngo dukomeze tubane neza umunsi ku wundi ndetse 5 kuri 5. Nkwibutsa ko ukanze comment byaba ari byiza cyane. Ikindi kandi bikaba karusho ukoze share, ntiwibagirwe na like, kugira ngo dukomeze tubane neza, ibintu byose bigende neza 5 kuri 5 nkuko nabikubwiye. Ninjye bita Ibel, ninjye guhishura ibyahishwe. Iyi ni Mega TV Rwanda. Mega TV Rwanda, all your favorite is here.